murakoze cyane. Reka dutangire gahunda. Njye nababwiye ko nitwa Nicodemus aho yankuye, hanyuma turaza kubana n'undi muntu uri kuri pano utari waza, ndetse n'abadutumiye by'umwihariko kubera ko twabakerereje tubanze kumuseguraho rwose. Tubabariye natwe siko twabyifuzaga, aho imvura yaje iragwa ndetse n'izindi za birantega, ibyo tubisabiye imbabazi. Hanyuma gahunda uko igiye gukurikizwa, mu kanya tugiye kumva Papi Clever ndetse na Dorcas batubwire impamvu y'umwihariko yatumye badutumira, cyane ko tunayizi, ahubwo baraduha details zihagije zo muri iki gikorwa. Hanyuma nyuma yaho ndaza kubakira noneho musobanuze kandi n'ibitekerezo by'umwihariko. Nyuma yaho turaza kongera tubakire Papi Clever na Dorcas baduhe message bashaka kubaha, ubundi ndaza kubaganisha ku musozo. Ndibwira ko iki kiganiro kitari butinde, ariko biraza guterwa n'ibibazo turi bubaze. Nyaboneka ibibazo byacu bize kuba straight forward kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza, tunubaha umwanya twabanje kubashimira ko mwitabiriye iki gikorwa. Ubwa mbere tugiye gukora concert, ndetse navuga ngo na experience nshyashya. So kuba rero dutangiye igikorwa cya mbere tugasanga mungana gutya mungana, iby'agaciro tubihaye agaciro kandi turanabashimiye ko mwaje. Hanyuma nuko igikorwa kiri cyaduteranije hano, ni concert iduteranije hano kugira ngo tusobanureho yavuze yego live concert. Impamvu yitwa yavuze yego ni uko ari concert dutegereje igihe kirekire, none igihe kikaba kigeze kugira ngo tubikore. Nyuma yo kubona confirmation y'Imana kugira ngo noneho dukore iyi concert, hanyuma rero nibwo twahise tuyita yavuze yego live concert. So navuga ngo ni uko nguko izina riteye, ndetse n'igikorwa kiri kugenda neza ko turi kugitegura mu gihe gito twari dufite cyo kugitegura, ariko turashima Imana ko iri kudufasha kugira ngo byose bigende neza. Nuko tubitangira byari biri, babonye poster twari dufite imyanya iri free kubera ko twatekereje ku bantu batabasha kubona amafaranga yo kuza muri concert. Turavuga ngo reka dushyireho n'uyu mwanya kugira ngo abantu binjirira ubuntu, kandi dufite n'ama invitations ashobora kugurwa noneho yo amafaranga, mu rwego rwo kudushyigikira kugira ngo igikorwa kigende neza n'umurimo w'Imana muri rusange dukora. Hanyuma ubu tuvugana turi aha ngaha nuko iyo myanya iri kurangira. Twari twabwiye abantu gukora registration kuri www.ishema.rwa. None iyo myanya yararangiye, abantu bamaze kwiyandikisha, imyanya 2000 yarangije kuzura. Rero tukaba ubu turi aha ngaha, navuga ngo turimo turasaba abantu ko noneho bagura ya matike asigaye kugira ngo tuzabashe kubana muri concert. Ndumva ari uko nguko igikorwa giteye. Hanyuma madamu wanjye Dorcas turi kumwe nyine, duhorana turirimbana buri munsi, ndumva nawe yagira icyo murakoze.
ndabasubije mu izina rya Yesu hanyuma sinzi rero ari ngombwa ko ibyo amaze kutugarukaho kuboneza ko bisobanuye bihagije ariko icyo ngarukaho nanjye ni kubashimira kuba twabahamagaye mukatwitaba kuza kudufasha kuvuga ubutumwa bwiza Imana ibamugisha hanyuma ibindi bijyanye no konseri navuga ngo inanga ari umubare mwinshi w'abantu tuba dukeneye sale nini tuba dukeneye sound nini ku buryo usanga inanga n'ibyo bintu biruhije cyane kurusha hariya gusa ahangaha icyo navuga ngo wenda mwakwitega gitandukanye n'ikizindi konseri navuga ngo muri makeya kubera iyo experience twagiye tugira tukabonamo ibiteguye neza tukabyigiraho ibyabonetsemo se amakosa nabyo tukabyigiraho mpereye mu mitangirire y'igikorwa nyirizina kuvuga ngo dufashe imyanya iri free twebwe tuyishyizemo indi wenda turayigurishije nabyo ubwabyo ni difference ikindi kandi uburyo ngewe nababwira buzaba butandukanye hariya nkeka ko twagerageje gushyiramo ibintu bitamenyerewe ukibona stage yacu ko izaba iteguye uzahita ubona ko ari ibintu wenda mutari musanzwe mumenyereye ariko kandi nta nubwo biri kure yaho kuko byose ni bibazo murakoze cyane reka bakire Fidèle Dieudonné Kuzo yego murakoze nitwa Fidèle Gatabazi mbere radio na TV yahoze ari authentique chakobaza ntabwo nasubije neza experience mwabonye hariya i Burayi ku bitaramo mwahakoreye icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni uburyo igitaramo cyanyu giteguwe mu gihe gitoya byatewe n'iki ko nyine bitamaze igihe kinini abantu babitekereza ikindi ni uburyo abantu bashobora bitega iki kidasanzwe kitari ibintu bya stage ariko hari performance usanzwe musanzwe mugira hari indirimbo muririmba zaba za kantine zaba izanyu niba ari izo mushobora kuzakora nshyashya ziri muri kumwe n'abandi cyangwa se zanyu niba ari nk'ibikorwa runaka nyine bindi bizakorerwamo bitari kuririmba bya bindi dusanzwe tuzi bya RWANDA. murakoze experience y'u Burayi mu by'ukuri yari nziza mu buryo bwose bw'umurimo w'Imana kugera ahantu hataba abantu benshi nabo dusanzwe tubona kubona imitegurire yindi itandukanye n'ibyo twari dusanzwe tuzi aho usanga abantu benshi badashigukira ibyo kuza mu nsengero by'ubwabyo navuga ngo yari experience yo gukorera Imana navuga ngo muri kondisiyo zose kuko urugero wenda naguha nari rwanga kubyinjiramo cyane wenda ariko nk'ubu nkubwiye ko umupasiteri wa hariya aza mu rusengero akaba ari we utegura intebe akaba ari we utegura nyine urusengero rwose agakoropa akagira ute yarangiza akanacuranga akaba ari nawe uri bubabwirize ntabwo babyemera noneho ikindi mu mwanya muto wenda baba bafite ushobora no gusanga abenshi baba banateguye ibiryo babibwira aho ngaho kubera ko iyo baje ku rusengero baza bazanye n'abana ntawe basiga kuko nta bakozi bagira iyo experience yo gukorera Imana rero navuga ngo muri kondisiyo zinagoye mu by'ukuri twebwe ku bwacu kandi byaratwigishije cyane kandi dusanga abantu benshi hariya baradukurikira dufata indirimbo tukazishyira ku ma YouTube kuno ibiganiro byacu mubifata mukabishyira ku ma YouTube mu by'ukuri birushaho kubafasha cyane bakanadukurikira cyane
ikindi mpamvu duteguye concert tukayitegura igihe gitoya ntabwo ari ku mpamvu zacu, ku mpamvu z'Imana. So rero Imana ni iy'ibihe byose. Imana ishobora gukora mu gihe kirekire, ishobora no gukora mu gihe gitoya. Navuga ngo ni iki Imana yashatse kutwigisha. Imana yashatse kuko twumvaga nk'abantu bagiye gukora concert bwa mbere, twumvaga tuzafata amezi 4, amezi 5 tukabitegura kabisa mu buryo burambuye. Ariko biba bije gutya, icya mbere navuga ngo ukwezi gutangira umwaka, Imana birabidutunguje. Imana rero yashatse kutwigisha ko yakorera mu gihe kirekire kandi yakorera no mu gihe gitoya. Hanyuma ku bijyanye n'indirimbo tuzaririmba na performance muri rusange, hari indirimbo zacu twandika, hakaba n'indirimbo turirimba nyinshi zo mu gitabo abantu basanzwe bamenyereye. Dufitemo indirimbo nshyashya twanditse, uburyo turi kwitegura na bande mu buryo navuga ngo bwiza cyane. So navuga ngo ku ruhande rumwe impamvu nahereye kuri bya bindi, niba twajyaga muri concert runaka tukaririmbamo iminota 25, ubu tuzafata isaha dufata 2. Urumva ko dufite package ihagije, indirimbo zirenga nka 20 tuzaririmba muri concert. So navuga ngo tuzaba dufite package ihagije cyane umunsi wa concert. Harasoza niko ndemwigeze yambazayizinga kuri time management, ariko nk'abantu bakuyigura ntabizi ko igihe kirahenda cyane. Mwatubwira mu by'ukuri ikintu cyatumye dutinda kugira akazi ikindi mwageze ku kimwiko abantu muzakora muri concert. cyambere ni igisubiza Oya wabivuze mfite nyine ndi kuri pano nayoboye gahunda, ibyo yibwira ko bihagije guvuga. Hanyuma ndagira icyo mvuga nabo baraza kugira icyo bavugaho, sibyo? Impamvu tubanza kwisegura ni uburyo butatu. Cyambere impamvu nabanje no kwisegura ni butatu. Cyambere haguye imvura birumvikana, nubwo twari twanahageze mbere yaho gatoya. Icya kabiri bari muri gahunda nyinshi z'imyiteguro, harimo amarepetisiyo n'ibindi bintu byinshi babanjemo mbere y'uko baza hano by'imyiteguro. Icyo navuga ikindi, nizere ko turi mu nama imwe, ariko muri rusange icyadutindije ni imyiteguro ahanini. Za repetisiyo ziraba mu gitondo na nimugoroba, hari inama nyinshi ziri kuba, ibyo byose nibyo byabakerereje. Icyo navuga muri rusange nk'umuntu muri uhagarariye coordination y'iki gikorwa. Hanyuma niba ushaka ko ari Clever uvuga kuri icyo kintu nawe aragusubiza nta kibazo. Hanyuma nawe nari ngiye kuvuga ngo nari kukubaza, ariko sinemereye kukubaza, ni kukubaza impamvu we wakererewe n'iyi. Ariko mu by'ukuri briefly nakubwira ko ari impamvu z'imyiteguro irimbanyije, kubera ko igitaramo cyaje mu gihe gitoya cyane, kandi murabizi mwebwe benshi muba mu myiteguro, haba harimo akazi kenshi ko gukora kuva mu gitondo kugira harimo. N'ubu turi hano, ubu hari gahunda nyinshi guhera saa 10 gukomeza, ubu guhera saa 10 hari izindi appointment. Ni ukwihangana rero, niyo mpamvu twasabye imbabazi. Bivuze nka coordinateur, ntabwo bivuze nka MC. Hanyuma urakoze cyane. Rero nk'uko bivuze niko byagenze, kubera amagahunda menshi turimo twisanze twakerewe kandi batubabarije. Hari ikindi ndetse n'inshuti zacu, ariko abangaba nibo babaye available kandi banaza byihuse cyane kubaprocha. Harimo ukuntu, for example, harimo ukuntu abantu bose baba ari inshuti zanjye, ariko kubera ko wenda tumaze nk'iminsi 2 wenda tuvugana na runaka,
cyane bikoroha ko ariwe mpita mbwiye ako kanya nta kindi wenda cyabiteye ariko kandi ni n'abantu b'abakozi b'Imana beza baririmba neza bafite umumaro ku mubiri wa Kristo muri iki gihe hakaba harimo n'abashyashya nk'uko muri kubibona bo kugira ngo nabo babe bagaragara mutangire mubabone murebe ukuntu baririmba neza mubone ubutumwa bafite navuga ngo ni inyuma rwose biteye twakomeza kwa Dieudonné na ikuzume mutwaye kugeza Dieudonné nishimwe kubera ikibazo kubaza Papi cyabeseye gukora indirimbo zo mu gitabo ko na rero Imana yarakoze nawe turazikora ese ni kubera iki indirimbo murisha mu gitabo arizo zabaye nyinshi kubera indirimbo cyane ikindi mwabwiraho nanone muri izo ndirimbo n'abantu mugarukeho twabonye burya kuririmba indirimbo zo mu gitabo tugafatanyije n'abadivantiste inspiration yaturutse iyo ikindi bitubwira ni wowe mwihariko cyane ko ntabwo uri kuturaheza kugira ngo tumenye niba uvuze indirimbo nshyashya ariko n'ubu ntabwo turapera hari n'indirimbo turumva yindi nshyashya wenda itari izo mu gitabo cyangwa kuririmba hari ubu indirimbo nshyashya uzamukira abanyarwanda kugira ngo bayite y'indirimbo zanyu bwite cyane ko hari ababifata nk'urugero ngo bagira icyo basubiza byumvikana ikintu cyafashwe tugiye gukora indirimbo zo mu gitabo icya mbere ni umwuka w'Imana ikindi kandi niyo navuga ngo ni experience uruhande rwanjye nari zifiteho ko natangiye kuziririmba tutarahura na Dorcas ariko ntangira kuziririmba kubera nakuze iwacu baziririmba no kuririmba indirimbo bakoresha indirimbo zo mu gitabo abantu bakansaba bati ya ndirimbo uzahita ukorera muri studio urebye nuko natangiye nzikora gake gake ariko kandi Imana iza kumbwira ko izi ndirimbo nzaziririmba nkazirangiza kubibwira gutyo nta studio nari mfite nta ubushobozi murabizi gukora indirimbo so kumva ko uzakora indirimbo 550 ni ibintu byari bikomeye ikindi mpamvu arizo nyinshi dukora kurusha izacu kubera ko indirimbo nyine zo mu gitabo ni nyinshi kandi nazo zizahimbwe n'umuntu umwe wabona natwe wenda ari uko dufite igihe gitoya mu muziki ariko wenda mu myaka nka 60 yanjye ushobora kuzasanga nanjye naranditse indirimbo zigera muri 500 izi ndirimbo ubwazo zigatuta twasanze zihari no kugira ngo nzibone nazo ubwazo bisaba kudekoda ariya makode yazo kugira ngo umenye n'izo ntarinzi urumva rero niyo mpamvu akenshi ziba nyinshi kurusha izacu hanyuma nk'uko wari ubivuze muri concert yacu harimo indirimbo nshya kandi zacu twanditse wowe mwihariko cyane cyane akamaro ko twabonye cyane ko bakoresha indirimbo ni akahe kamaro wabonyemo kubwira cyane izi ndirimbo kuri YouTube kuko umwe mu bahanzi wese abantu nyine kugira YouTube channel yabo bwite bakuzuriyaho kugira cyane cyane ko indirimbo zawe wenda kuzijyana cyane kubuza ariko gukora video kugira ngo ukayishyira kuri YouTube uwe umusaruro byatanze n'umusaruro byatwaye ntabwo bivanwe umusaruro bimaze kugeza umusaruro wa mbere natangiye nanabikomozaho ni ukubona abantu benshi bakira agakiza
kandi binyuze mu ndirimbo zacu bakuye kuri YouTube kuko singiye guhita bivuga ko sinabiteguye ariko nk'ubu ugiye mu ndirimbo zacu ukareba mu ma-comment aba ari mu ndirimbo bituma umuntu ari kuvuga ati nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kubera ino ndirimbo. Ubona umusaruro wa mbere navuga ngo ushimishije kuri twebwe. Hanyuma ikindi gikurikiraho no mu buryo bw'ifatika ndavuga amafaranga kugira ngo bidufashe gukomeza nyine no gukora n'izindi naho navuga ngo twabiboneyemo ubwo buryo niko navuga budufasha kunyurwa. Okay, murakoze yitwa Ikuzo Emi muri radio y'umucyo yo muri TV SMT. Hanyuma umugisha kubaza Papi nawe ubwawe. Mu YouTube abanyumva bari hano bwa mbere na mbere Papi niyo yideka yavuga ko agiye gukora advert muri iyo video ye kubivuga ko icyo gihe arashima advert. Hanyuma avuga ko we atazongera gushyiramo advert. So icyo gihe benshi babivuzeho byinshi bitandukanye. Ndanekereza ko Papi umunsi twamubonye ategura konseri izaba ari ubu ibintu byose azaba dufite icyo hanyuma uyu munsi ngiye kubona yateguye konseri iriho ibishimbo abo buntu ubundi turamenya niba banahari kuko ntabwo turabona igihe twereka kubaza batwereke abo buntu barabonetse bangahe mwagiriye umubare koko warabonetse ndamenye ko nahari hanyuma wenda kubera iki mwashyizeho biriya biciro icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri wagize iyerekwa ryo gukora izi ndirimbo zo mu ugiriye iyerekwa waba ufite iyerekwa ryo kuzahura na Dorcas n'umuririmbyi akagufasha kuririmba izi ndirimbo icya kabiri iyo twifuzaga gukora murakoze cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimureke tuyoborwe n'umwuka w'Imana nibwo tutazakora ibyo kamere yacu yifuza. Njya gukura ama ads nk'uko mubizi nyine mu Rwanda ntayakibamo ariko nageze nk'i Burayi hanyuma aho bayashyiramo wabishaka utashaka twebwe hari igihe twagera ngo tukayikuramo koko akanavamo burundu ariko hariya ho bayashyiramo wabishaka utashaka kuko bo baba bari YouTube nyine ntacururiza. Hanyuma impamvu rero nayakuyemo ni ukumvira umwuka w'Imana ndetse no kureba ngo ese ni ikihe cyiza ni iyihe nyungu bifitemo cyane kurusha ibindi. Ese mpitemo ubutunzi cyangwa mpitemo abantu benshi baza kuri Kristo? Ndakubigira impamvu nk'ebyiri. Hari nk'uko aya ma ads indirimbo zacu nyinshi abantu bazikoresha bari gusenga bagatubwira bati iyo ndi gusenga ndimo gushyiramo indirimbo najya kumva mumva hajemo for example aje runaka. Hari n'igihe naho mu Rwanda wasangaga hajemo nk'indirimbo y'iminota ine yose igashira kandi iri hagati mu ndirimbo iri hagati wenda mu ndirimbo yawe. So ibyo ngibyo rero bikadistabinga wa muntu urimo urasenga. So icyo nahisemo rero nahisemo kuramira navuga ngo ubugingo bw'abantu bari kubimbwira kurusha inyungu twebwe twabikuramo. Ariko mbese tubiganiraho na Dorcas kuko urumva n'igikunda cyane kureba ku ma-comment hanyuma tubiganiraho na Dorcas tubifatira umwanzuro n'urugo rwacu kandi rwifuza kugenda uko Imana irashaka. Haleluya. Hanyuma ku bwa konseri no kuvuga ko kubera iyo mpamvu ndetse twari gukora na konseri y'ubuntu ni nayo mpamvu nyine twashyizemo iyo myanya y'ubuntu
kuvuga ngo murabimenye gute ko iyo myanya koko yagiyemo wenda muzaza kuri konseri hanyuma abo bantu mubabone kandi koko batishyuye muzabibona kuko ubu ngubu nta fagiti mfite nabereka ngo mvuge koko binjiriye umuntu. Hanyuma kuba rero hagiyeho amafaranga ndetse nta nubwo turi kubikorera n'ibyo by'ubuntu, ntabwo twari turi kubikorera kugira ngo abantu bazadushime, twebwe twabikoreraga kugira gusa kubw'ubutumwa bwiza gusa bw'abantu batabashije kwitabira konseri. Ndetse n'ubu ngubu umuntu ashobora kuvuga nk'ubu even no mu makomenti akavuga ati namwe mutangiye kwishyuza, nabo ngabo tutishyuje binjiriye ubuntu, ntabwo twabikoreraga kugira ngo abantu bazadushime. So rero ayo mafaranga ni ayo kudufasha mu buryo bwo kugira ngo konseri igende neza n'umurimo w'Imana muri rusange wacu dusanzwe dukora ugende neza. Iyo tugiye hariya twishyura sound, tuyishyura amafaranga menshi cyane. Can you imagine mfite sound yanjye igura wenda miliyoni 100, ejo nanjye najya gukora konseri nkaba nagikeneye kujya gukodesha sound. Icyo gihe nituba dufite nka sale, tuvuge ni njyewe yiyubakiye sale iberamo ibitaramo yakira wenda abantu 10,000, nimba mfite sound ibasha kukavarenga ya sale, icyo gihe nzakora konseri y'ubuntu for free, cyangwa se tujye tunayikora wenda buri kwezi. Ariko ubu ngubu dukeneye kwishyura ibintu runaka, dukeneye gutya na gutya, ikindi tuzajya mu masitidiyo, ibyo byose biradukostinga. That's why hajemo iyo myanya iri free abantu batabona amafaranga, kandi nabo ntibaba bose, even nabo bazishyura amafaranga nabo ntibaba bose, kubera ko ibyo uzasanga kuri umunsi wa konseri tuvuga ngo amatike yashize, konseri abantu buzuye muri sale. So niyo mpamvu rero yo kugira ngo dushyire ayo mafaranga kugira ngo dufashe kukavaringa ibyo byose. Murakoze. Bibwira ko tugeze na kure ikiganiro cyacu. Ariko icyo nagiraga ngo tunongereho nuko ku bantu bategura ibitaramo bazi ko sale tuvuge ya Kigali ijyamo abantu 2,400. So bagomba no kujyaho mesire za security y'abazitabira igitaramo, kuko haje nk'abantu 15,000 n'urugero ari kwinjira ari ubuntu. Murumva ko security purpose ugomba gukoreshwa kugira ngo abantu b'Imana ndetse n'igihugu babe bari wese tugade. Sinzi niba ntacyo mujya mu gitekerezo. Nk'isare dushyizemo abantu 1,000 bajyamo. Niyo mpamvu ibyo byose nabyo biramatare. Murakoze cyane Christian. Gatoya hari ikibazo ndabyibutse nyine ko nakibagiwe ko yego. Hanyuma Dorcas rero ntabwo tujya gushakana, ntabwo rwose naragamije ko tuzafatanya kuririmba, ariko Imana yo yari yarabipanze mbere y'uko duhuje. Twibwira ko barabihuye navuga ni Steven ati akarambagiza Imana. So icyambere Dorcas ntabwo yari umuhanzi. Ikindi kandi ngira ngo namwe ni bake bari bamuzi aririmba. Ubundi yaririmbaga muri korali, kandi burya nkunda kubivuga baririmba muri korali bose siko bazi kuririmba. Hari abajyamo yaririmba wakumva ijwi rye akavuga uje kuririmba si uko, akavuga ati bose nzajya mbasengera. Rero abantu bose bari muri korali burya ntabwo ari abaririmba. Rero Dorcas ntabwo nta nubwo na korali yaririmbagamo, njyewe nayibonye rimwe gusa iririmba, kandi ntabwo ari muri korali, nta ndirimbo yateye. Kuvuga ngo ntabwo nari nzi uburyo aririmba, ariko Imana yo buriya yari yaramundeguriye ati azitamurura abantu bazamurura. Ntabwo dukwiye tuza
So to be quick, reka twakire Anizi Christian, hari umugabo uyu ni uwa gatatu, hari undi wari wabanje mbere yawe urandi kugenda ku murongo. Reka maze Anizi noneho nkurikizeho wowe then Christian, uko mwagiye mubaza bikurikira. Murakoze. yaba mu konseri, mu nsengero ndetse n'ahandi hantu bigerageza kuririmba, tujya tubona amarangamutima yanyu cyane cyane ndavuga mu na Dorcas. Aya marangamutima yagenera na Patrick nayo iyakira kumubwira, ariko nk'uko Papi yavuze ko umwihariko w'icyo gitaramo cya konseri yanyu uko muzagira umwanya mwinshi wo kuririmba, bivuze ko hari n'abagabo bafite igihe gito, ariko muri icyo gihe gito umuntu wese wabaga agira amahirwe yo kubabona yabonaga amarangamutima ya pesi. Urasezerana cyangwa iki bige uyijeje wa mwanya munini noneho uzarushaho kuba munini, izarushaho kuba ni icyo kibazo mfite cyangwa ngiye kutubare ntugize, hanyuma niwe mbashe kugaragara kugira ngo aba ari baravamo, ariko na Papi umwe nawe yanakoze ko yishimira kugaragara amarangamutima yawe, we ni iki abivugaho? Murakoze. Amarangamutima ntabwo ari ikintu umuntu atarega ngo akwiye ngo nzafite amarangamutima cyangwa ngo nzarira, ntabwo umuntu abivanga, biterwa wenda na situasiyo ibaye, biterwa n'ikintu kije ku mutima, biterwa n'ikikugejeje. Ntabwo rero mbizi, ushobora kuzarira ku bitangiye cyangwa se sinarire. ariko agira amarangamutima cyane, ndetse kandi biri mu bintu bihangayikishije cyane, ko wabona ashaka ko nzaba umuhanzi ku giti cyane. Ni ukuvuga ngo ariko byose biri mu bintu azagerageza ngo navuga ngo gukontorora stage kugira kuko yanasanga abantu buzuye sare akarira rwose, ariko Imana izabidufashemo kugira ngo umurimo we uzagende neza. Wa mugabo komeza. Uriya mugabo rero twari mu muha ijambo, ariko turaza kurimuha, gusa ni umuterankunga ukomeye w'iki gitaramo. Mu kanya turamuha n'ijambo asobanure, ariko kubera ko wabajije ikibazo Johnson, reka ahita abivuga anavugire rimwe ibyo bakora. Bamushyize inyuma, ariko reka bivugire rimwe ubundi dukomeze n'ibibazo Christian bitakomeza. Murakoze. Nitwa Rukundo Jean, naje nturutse muri magazine Forume, kora ibintu byo kwambika abantu, curuza imyenda uko mubibona, inkweto, amakositimu. Twaje rero gutera inkunga kuri konseri ya Papi, natwe tuzamwambika ko natwe turabakristo. Cyambere twakunze ibyo akora, uburyo avugamo ivugabutumwa rye, natwe twumva twaza kumushyigikira, ariko tukaza kumushyigikira tunabwira nawe muzaza tunacuruza, kandi kuko abakristo ni abantu bakunda kurinda. Muri ya konseri dushaka kubwira n'abantu bakazaza bakambara, kuko Papi uko azahagarara mubanza kureba uko ahagaze, cyangwa no umuntu wese uhagaze imbere y'abantu utangira mbere y'icyo aza kuvuga ubanza kureba uko ahagaze. Twifuza rero ko ukwita isi igenda itera imbere no mu ivugabutumwa ryacu tuba dukeneye, kugira ngo itangira kutujajinga bwa mbere ibyo tuza kubabwira babe bakeye. Hanyuma rero bakorobe nicyo dukora,
turacuruza turakodesha twambika amakorali twambika abahanzi n'abantu ku giti cyabo kandi twumva ko tuba dukora umurimo w'Imana Imana ibamugisha uvuze Papi gusa Dorcas n'abazamuye iyo tuvuze Papi urumva aba n'umwe kereka niba uri batandukanye iriya ni robo iyo uje muri Makorombe tugiramo sibye n'imyenda tugiramo n'amakuvurori n'amashuka ibintu byose birahari ntabwo byose twahita tubivugira ariko tuzagenda tugasobanurira murakoze ikindi Fifi ntabwo baduteye inkunga y'ibi gusa urumva uko muzabona Papi agaragara hariya bizaba byatewe n'aba bagabo ariko ubwo nyine ni ibindi nanone biri muri package bashyizemo angahe se this way nawe urabizi ko ntayavuga bizi neza ko ntayavuga niyo mpamvu mbajije ariko Imana ibamugisha ko bateye inkunga ubwo mboneyeho no gushimira itorero rya Pentecote ryaduteye inkunga mu buryo bw'umwuka hanyuma nari ntararangiza kuvuga uburyo bw'umwuka uburyo bw'ibitekerezo ndetse n'ubundi buryo bwinshi kandi Imana ibamugisha Ramane nabo baduteye inkunga kandi mukajye mubikata bibiri abenshi babikata nyamabo nabivuze ko baduteye inkunga muri yavuze yego live concert mu buryo bw'umwuka bw'umubiri reka ndaze bw'umubiri nubwo ibitekerezo ariko n'ubundi buryo bwinshi ntari buvuge hanyuma Ramane nayo murayizi cyane abangaba baduhaye icyo kurya icyo kunywa bagira kofi nziza cyane murahazi bazaba banahari ndetse bazajya banabasavinga gakofi n'ibindi umunsi nimuhagera nzababwira uburyo muzayibona hanyuma hari n'abandi hari abitwa Incungu Coffee Roster nabo baduteye inkunga y'uburyo bwinshi Imana ibamugisha nabo muzahababona uwo munsi hanyuma dufite Ishema Tickets nabo murabizi ni naho dusanga ama invitation kugira ngo dukontribuwe niho twasanze amatike y'ubuntu n'ibindi byose Ishema Kadomo Rwa hari kandi na Sina Gerard turabashimiye cyane baduteye inkunga y'uburyo bukomeye Makorombe Fashion Shop iyo twayihereyeho hanyuma of course laboratoire y'igihugu y'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera bayita RFA cyangwa Rwanda Forensic Laboratory nabo baduteye inkunga y'uburyo butandukanye hanyuma reka ubwo namamaje nkabarambira reka twakire ibibazo bingahe tugasoza bibiri reka Christian komeze MC Theo n'uyu mugabo ubwo turaba dusoje sibyo Imana bamugisha nakoze nitwa Christian abayisarika umunyamakuru nshaka kubaza ibibazo biri mu buryo bw'umwuka nahera kuri Papi nabonye yavuze yego live concert azashaka indirimbo yo mu gitabo ntabwo ndimo nyibaza wese Dorcas wongeye kuvuga yego ndashaka kumenya aho iryo zina ryavuye iyo concert tubwire n'aho imyiteguro igeze kize kwijanisha ikibazo kiri ndakibaza Dorcas okay sorry naje ngenda hagera saa 8 ziragera afite ndongera ndagira sorry ati kuba fote juu sorry Francis icyo kindi cya kabiri ndashaka kubaza Dorcas kuva Papi yaza mu buzima nibe bintu bitatu byahindutse murakoze ufite indirimbo ivuga ngo ninde wahindura imigambi yawe Imana yumvikane ko ni Imana twavugaga uvuga ngo uvuze yego nawavuga oya rero kuba Imana yari yavuze yego ni Imana twashakaga gusobanura muri make
bigeze kuri kangahe ku ijana? imyiteguro ntabwo najanisha ariko tubigeze kureba byarigeze mwakoze yarambajije byahindutse aho papi azengurutse amafaranga nubwo amajije bitatu ariko ni byinshi mbere y'uko azana n'umukobwa ariko ubu ndi umumama ndi umubyeyi abana babiri kubera ko turi kumwe ikindi byose tujya nicara hano tujya abantu bamenya uko yazanye mu muziki aranyigisha aranzana nyiri imbere yayo n'ibindi byinshi urakoze cyane. Ikibazo mfite cya mbere ni ukubaza Papi igihe amaze umuziki ibintu abonye urugendo rutamenywe ibihe aho bazigarwa mu bihe byarangwa muri misike ibihe byari bigoye kuri we hanyuma ikindi nibuze kubaza ndakibaza ntati mwabyumvise ikindi ndakibaza ati n'imiteguro baze kutubwira ese uriya munsi media muzadufasha gutera imbere kwigiza amakamera neza mbese murakoze cyane. yego murakoze. ibi bintu nashatse kubivuga kera ariko kandi nshaka kubivuga hari abantu benshi ubwo muhari rero ndagira ngo munyumve neza. Mu by'ukuri urugendo rw'umuntu utangira umuziki ruragora cyane. Icya mbere uburyo bwa mikoro ndavuga ubushobozi biba bigoye kuba ushobora kuba uzi ko ufite package muri wowe ariko udafite uburyo bwo kuyitanga. Icyo ni icya mbere gicalenjinga umuntu utangira umuziki. Ibyo kandi rero twabinyuzemo byose twese. Ikindi nk'uko mwabibonye hano ndagira ngo ibintu mubirebe, niba hano harimo abana bari gutangira umuziki bakaba bazaririmba muri concert, kubera iki tutabashyira kuri posta niba dushaka kubaha umwanya? Yewe ibi bintu byaracalenjinze, ari nayo mpamvu navuze ngo ninkora concert ntabwo nzafata ba bantu bakizamuka twita ngo baracyazamuka, noneho niturangiza ubone tubashyire kuri posta. Nitugera ku munsi wa concert umuhe stage abantu batarinjira, cyangwa se niyakoze na sound check noneho ugiye kumuha umwanya ajye gukorera kuri sound, atakoreye sound check, nurangiza yiriye yimaze yashatse na bande ye nta n'amafaranga uri bumuhe, nurangiza umubwire ngo noneho ya minota 20 naguhaye ubu kubera ko igihe kiri kwihuta ugiye kuririmba indirimbo imwe, iyo ndirimbo yakiswe ko ari sound check ugiye gukora, nurangiza MC ahita azamuka kuri stage ahita avuga noneho concert iratangiye sasa. Bivuze ko ntabwo yaririmbye muri concert. Bariya abantu baravunika, mu by'ukuri baravunika. Yewe mbivuga mbabaye, kubera ko byambaye. So rero mu by'ukuri navuga ngo urwo rugendo ntabwo ruba rworoheye umuntu. Nibaza umuntu ukuntu ari butahe atekereza, namwe abanyamakuru usanga nta n'uwamubonye yibuze basi azamubwira umuntu. Nayo mpamvu navuze ngo nyine kuri concert bazaba bari kuri posta mubabone. Ikindi kandi ntabwo tuzababanza kuri stage n'ibyo uzayibanzaho ndirimbe hanyuma tubaho umwanya hagati muri concert. Murakoze. Ikibazo cyane ashaka kubaza amakuru abari inyuma turi imbere handitseho ko amatike y'ubundi yashize hasigaye, kandi impamvu ya press conference ni ugufasha abantu kugira ngo bamenyeshwe igikorwa gihari cyangwa se hariya hasi humvikana ko hari ibigaragaza ko hari amatike y'ibihumbi 10 ariko
hariho invitation ni gute tugiye gutandukanya invitation hari umuntu akaza akishyura ibyo mu bicumi no kuba yacuruza cyangwa yahawe invitation y'inwasho bijyana n'iki kibazo cyane kugaruka niba media tuzabona ari turabigusubiza nta kibazo. Thank you. media tuzishyura natwe cyangwa tuzatubihara tuzemererwa gushyiraho kamera cyangwa kubera za ndirimbo nshyashya ntitwemerewe gucana kamera turaza twakugira ngo twaza gusubiza icyamatike. So hari abambujije kuvuga kare ariko munyemerere mbivuge iby'amatike. VIP invitation na VIP invitation ku bantu bamenyereye ibijyanye na setting cyangwa se uburyo konseri cyane cyane zishyuje ziba zimeze. Iyi premium ticket aba bantu bazaba bafite ahantu habo bicaye kandi heza. Hanyuma VIP invitation nabo bazaba bafite n'urundi rwego rwa kabiri rwa invitation twashyizeho, nabo bazaba bafite ahandi bicaye. Hanyuma VIP y'ibihumbi 50 nabo bazaba bafite ahandi bicaye. Izi zose ziboneka kuri ishema.rwa. Nuko mubizi y'umuntu tuvuge yaguze nka table muri konseri cyangwa se yaguze tike y'ibihumbi 30 kuri y'icumi, ibyo ari byo byose tubaye direct tutabitinzeho cyangwa ngo tubi commentingo cyane bicara ahantu hatandukanye, sibyo? Navuga ko rero difference irimo ni imyanya bazaba bafite, imyanya bazaba bicayemo, ariko ibihumbi 10, 30, 50 bazaba bafite card cyangwa se ikibinjiza muri konseri zitandukanye. Ubwo rero turagira ngo mudufashe nk'abanyamakuru bisobanurira abantu ko hari tike z'ibihumbi 10 na invitation z'ibihumbi 30 na invitation z'ibihumbi 50, ikibitandukanya gusa naho bagomba kwicara nta kindi. Ariko ubundi no operation ntabwo ari ikibazo, ni uko tugira no mu baterankunga buriya dufitemo platinum sponsor tukagiramo golden sponsor, ntabwo operation zaba zimwe bitewe nyine na ya post navugaga. So uko byitwa byo ntabwo twabitindaho cyane, nuko ari categories zitandukanye. So nibwira ko ibyo bihagije, murakoze cyane. Reka rero kugira ngo tudatinda twumve uriya mugabo wa Igihe, ndumva ari we muntu wadusabye ijambo kare tutahaye wa Igihe, hanyuma twumve na mushiki wacu turaba dusoje. Ariko hari ikijyanye na media, Musinga sinzi niba yakwegera hino kugira ngo adufashe. Ngewe numva abanyamakuru nk'umuntu w'umunyamakuru batumiwe. Murabizi rwose ko tuba tubikora live content. Iyo rero ushyizeho kamera yawe ukagenda ukajya kujya uploading, twese turabizi natwe dufite amacano twakabishyizeho. Icyo gihe nyine uba wishyura abangaba barya uploading bajya rero hari indirimbo tuzarekodinga, tuzagerageza kubabwira ko wafata Prosper Nkomezi nta kibazo, Josh Ishimwe nta kibazo, na Chance, ariko indirimbo bazakorana na Clever, reka tuvana tugeze kugira namwe muzatwubahe, sibyo? Nyine mwumva ko iyo ndirimbo niba na Chance wabafasha batimba, ariko indirimbo ari kongera Clever mwishyire, sibyo? Kandi biba byiza kuko nawe uzagutera tutiriwe turwana mu mbwira y'umuntu n'ukuraho kamera nyiri ikibazo ni uko hari igihe turwana nakubwira ngo iyi ndirimbo ngiye kwifata nawe ukaba uri kugira ushaka kugira ngo nawe hari icyo nanjye nakongeraho kuri ibi ngibi. Nk'umuntu nanjye ukoresha navuga ngo YouTube kuri ubu ngubu, ntabwo ngewe njya muza niba hari umuntu bapulodinga ibintu bye byinshi cyane, wenda ari kuririmba ahantu usanga ari twebwe cyane.
nta n'uwo mbibuza ari nk'abo mbibuza ariko bitewe na sound. Mu by'ukuri hari igihe mufata sound wajya kumva birabishye ese mwebwe ntabwo mpamvu byumva kwe ntabwo ko biriya bintu bibishye mujye mugerageza ari cyakoze hari igihe usanga hari nk'insengero zifite amamixeri meza amamixeri digital ahantu tujya wabifata kabisa natwe twabireba kandi ukabona byanagize na views nyinshi ariko hakaba ibindi mufata bivuga nabi ugasanga bifite n'igihumbi kimwe gusa cyangwa views nabyo nukuri mujye mwihangana namwe nimujya kubifata mubishyiraho ibintu bimeze neza. Murakoze. So kiriya gihe nimugire ikibazo tuzakominikana, tuzaba duhari twese, yewe Musinga n'indi team nini ya production tuzaba dukominikana. Ikindi muzaba mufite ibibaranga, dufite badge nyinshi rwose, dufite badge 80 zibagenewe, ntabwo nzi ko mwazimara 80 ni mwazimara. So mutumire n'abandi ahubwo, ariko nibigera muri kiriya gihe muzihangane dukominikane kandi hazagira ubabara cyangwa arakari tuzakominikane kugira ngo content dushaka gufata ya Papi gusa igende neza, sibyo? Ukoze highlights kwerekana uko igitaramo cyari kimeze, natwe tukadufilma nta kibazo, ariko bitari mu content yacu indirimbo nicyo cyane. Muri make Musinga niwe head of ibi bintu kandi murabizi YouTube business, sibyo? Let's be honest, tuzabikora neza twese, sibyo? Badge zanyu umuntu wacu ushinzwe media azazibaza bari ku muryango. Moses nawe ku bantu baba muri ya industry dukorana umunsi ku wundi, izo badge azaba zifite zose. Ndaje nyibabwiye. Hanyuma mureke twakire igihe na mushiki wacu sozi. Murakoze. Hari ikintu avuze bukari n'abavuga ku bicaye cyangwa se ari igihe abahanzi baba bakiri kuzamuka cyangwa bakiri kuganira haba ku muziki ntabwo n'ahandi bibaho, ariko abivuze bigaragara ko ushaka kuba wenda ari ibintu byamamaye, ushaka ko bifasha neza ukambwira niba waba wageze uhura nabyo, haba hari ahantu bagiye kuririmba ukajyaho igitaramo kigatangira bamaze kuririmba, nabwira na message ngiye utanga kuri icyo kintu. Yego, abandi bumentioning abantu ntabwo nabavuga, namwe murabizi, nawe barabizi ko nabavuga, ariko mu by'ukuri byatubayeho. Ni ibintu ndi kuvuga ngiye byambayeho personally, byo kutubaha abahanzi bakizamuka, kandi reka n'ubundi ari bivuga ngo umuhanzi aracyazamuka ariko azazamuka, kandi hari igihe azazamuka we wamanutse. Birashoboka rwose. So rero icyo kintu cyo gusa naho twubaha barumuna bacu Imana yakurikije vuba, tukabaha umwanya kandi koko niba ushaka kumuha support wimuhe yuzuye, wiyimuhe igice, ubwire ngo nzamuha umwanya muri konseri yanjye, nurangiza uyimuhe abantu badahari. Mu by'ukuri ntabwo umuhaye ya support we ubwe yari ategereje, kandi bano bantu twita ko bakizamuka ubwe hari igihe aba yapostinze nk'iyi post akavuga ati agatumira abashuti be n'abandi bose n'abo ku rusengero iwabo n'abandi barishya amatike ngo ari we baje kureba, bahagera ugasanga bagiye batanamuha. Navuga ngo rero
ikibazo so tuzagiramo amastage atandukanye ukiri kuri icyo n'abahanzi benshi bavuze kuzakora amasaha yose uzakora amasaha uzatangira ryari musoze ryari ku buryo abantu kubona bazaririmba namwe mukareba indirimbo zacu zose dufitemo umwanya wabo bose wo kuririmba bagira n'umwanya w'ijambo ry'Imana so kuva saa 11 kugeza rwose tutaramye tugasoza amasaha 4 tuzamubamenyesha very soon. ikibazo kimwe cy'ukuze zameze cy'umugambi kugura n'icyo abantu bari gucuruza kuko ibiciro twabonye hano tubyise mu mazina yacu biciye kwiwe arizo invitation n'ibindi eske ubu setinzi harimo ko zigana kuke kugira ngo igihe nibambaza bazabona uko nsobanurira abantu bifuza ikindi cya kabiri byari ngombwa ko nawe batubika hari kuzamo nk'ababika abazanye muri iyi hoteli mpereye ku cyo usorejeho ntabwo kurarikira abantu gukunda kumva ubutumwa bwiza bakazaza tukabana mu gitaramo bizaba ari byiza nk'uko twagiye tubigarukaho bizaba ari umugisha tuzaheruka twiteza ibintu bidasanzwe Imana iturakiye kuri uriya munsi azaba ari umugisha rero ni karibu Imana imugisha. ikindi nasorezaho ni ukubashimira vraiment abantu duteguye concert bwa mbere ntabwo twari tuzi ko press conference bayajemo abantu benshi gutya ntabwo tuzi niba n'ahandi ariko mugiye mungana ariko twe ku bwacu turabashimiye murakoze cyane. hanyuma kandi ni ukuri mudushyigikire pe mwumve ko dukeneye gushyigikirwa namwe ntabwo tuzongera ariko mudushyigikire mubivuge ku maradiyo mubipostinge rwose turabibasabye bwa nyuma mubidukorere Imana ibamugisha reka twubahe Imana dusenge